Yesu ashimwe cyane ndabashuhuje ku mazina nitwa Mama Doreen ndakijijwe nakijijwe mu itorero rya ADPR ndashima Imana cyane ko nkikijijwe ndumva nkifite inzira zigana Siyoni mu mutima wanjye amena Imana iduhana umugisha hamwe uyu munsi nshimye Imana yongeye gutuma mvuga nshimye Imana yongeye kongera kunganiriza nk'impa uyu mwanya ngo nawe nkubwire mugenzi wanjye wowe ushaka kujya mu ijuru wowe wumva ushaka kubona Imana wowe ushaka ubugingo buhoraho Imana ikuntumyeho irambwira ngo nkwibutse yuko uri mu kuba mu nyongezo abantu barimo baba mu nyongezo nanjye ndimo ndaba mu nyongezo kuba mu nyongezo ni ukuvuga ngo iki ni ukuvuga ngo wakwiye kuba warapfuye ariko noneho ntiwapfuye uracyahumeka umwuka w'abazima Imana yakongereyeho iminsi yo kubaho yaguhaye inyongezo nanjye nuko nakwiye kuba narapfuye ibyampigaga byari byinshi ndabizi buri wese amenya ibye ariko nanjye Imana yampaye inyongezo ndacyariho Imana ishimwe cyane igitumye rero tukiriho nuko hari umugambi w'Imana ariko noneho Imana irantumye ngo nongere nkubwire ngo mbese ujye uzirikana yuko uzongera ugasurwa ujye uzirikana yuko igihe kizagera Imana ikongera ikakugenderera ikagukura muri uyu mubiri Imana irambwira rero nkubwire ngo nkwibutse yuko uri mu nyongezo ngo noneho nkubaze iyo nyongezo urimo urayibamo gute iyo nyongezo urimo urayikoresha gute witeguye gute kongera kwakira Imana ubwo izabikugendereye wongeye kwitegura gute kuzakira umwami Yesu ubwo azabaje kukugenderera aje gutwara inshuti ze aje kubatabara aje kubarengera aje kubakura muri iyi si ngo babane nawe akaramata iteka ryose ko icyo duharanira tuzabana na Yesu akaramata amena dusenga Imana mwami wacu Yesu ndagushimye nkushimye ko uduhaye umwanya ngo twongere tuganire nawe nkushimye ko wongeye kutugenderera data ndakwinyize ngo umwuka wera aganirize buri wese umwe aduhishurire icyo tugiye gutunganya mu bugingo bwacu aduhishurire ibitagenda neza tubyihane umwuka wera turondora tumenye buri wese Mana umurondora umumenye urakoze kubyumvise byose mbisenze nizeye mu izina rya Yesu amen. Ubu butumwa nabuhawe mu buryo bw'inzozi njya guhabwa ubutumwa habanje kubaho inzozi ngewe ubwanjye ninjye wabonye nirose izo nzozi nabonye hari umuntu ukomeye w'umunyacyubahiro nita umunyacyubahiro yaje kunsura yari umuntu w'umugabo ndamuzi simuvuga izina ariko ndamuzi uwo muntu ndamuzi rwose ariko yari yaje aje kunsura ntunguye nari ndi mu nzu nini rwose Imana ishimwe nari ndi mu nzu nini nziza hateguyemo n'imeza nini nziza ni ukuvuga ngo hari utuntu tw'imirimo duke nigeze kujya nkora nawe hari ibyo wigeze kujya ukora biguhesha iyo nzu biguhesha iyo meza wateretse mu nzu ntabwo ari ibyo mu mubiri ariko ndavuga mu buryo bwo mu mwuka hari imirimo myiza wigeze gukora Imana irabigushimira ibiguhera umugisha Imana ishimwe cyane nanjye narabikoze Imana ibimpera umugisha ariko ikibabaje nuko nta suku yari iri muri iyo nzu uwo ntukomeye yaje mu gihe namwicaje ngo twicare kuri meza nkuko dusanzwe tubigenza tuganire twishimye nge nabonye yinjiye mpita isoni ngira ikimwaro kuko muri iyo meza nini yariteguye muri iyo nzu muri saro rwose hari saro nini itegwemo n'imeza nini ariko ku meza hari hateretseho utuntu tw'uducagucagu twinshi utuntu duteretseho twinshi noneho mubonye buri ahantu mwicaza ngira ikimwaro ngira isoni ntangira kujya gukura utwo tuntu kuri table ku meza nkuraho ibintu ntereka hariya nkuraho turiya ntutereka hariya nkuraho turiya ntutereka hariya noneho we aragenda yinegeka ku kandi gatebe kari ku ruhande aho ngaho nako ku gatebe yitereka kandi yicara ku kandi gatebe kari hafi aho ngaho ari mwanyitegereza ukuntu ngena nteraho utuntu nereka hariya nteraho utuntu ariko ikindi nabonye nuko ibyo bintu byari biteretse kuri meza byari bimazeho igihe bihateretse nateruragaho ikintu nkabona harimo umukungugu hasi nateruragaho ikintu nkabona hariho umwanda hasi ku buryo byansabaga yuko nimara gukuraho ibyo bintu biteretse ku meza ndibuzane n'igitambaro nkahahanagura neza nkabona kubwira umushyitsi nkabona kubwira uwo munyacyubahiro ngo aze yicare noneho tuganire tumeze neza nakababaro nagahinda byambabaje nawe niwumva hari ikigukozeho bikubabaze kandi ufata icyemezo noneho
rero nakumye kuba muri urwo nkora isuku, aranyitegereza, yaje kwigendera, sinamenye igihe yagendeye. Inzozi nakangutse, ntabwo nigeze mbona, twicaye turi kuganira tumeze neza. Urumva atari umubabaro koko? Umunyacyubahiro ugize umugisha, umunyacyubahiro aragusuye. Umunyacyubahiro ugize umugisha, hashize cyangwa n'ubwa mbere ndenje mu nzu yawe, none agiye mutaganiriye kubera umwanda, wabuze aho mwicaza, wagize isoni n'ikimwaro. Nge niko byangendekeye. Ubwo ngubwo bigenze gutyo, umvise mbabaye, ndatangira kwitekerezaho, Mana ni igiki nihana, Mana ntangira kuvuga ngo nihane. Ariko mu gihe nkitangira kwitekerezaho no gutekereza icyo nihana, numvise ijwi rimbwira ngo semerera, semerera, semerera. Noneho sinzi Ikirundi pe, ntago nzi Ikirundi, n'amagambo y'Ikirundi n'abanjyanye nkinisha mu kanwa kanje kuyavuga, iryo ntago ryaza, numva ari ijambo rikomeye, ntago nigeze ngerageza kurikoresha. Ariko iryo jambo niryo ryaje ngo semerera, semerera. Noneho nkimara kumvira iryo jwi rimbwira ngo ninsemerere, niho narushijeho noneho gukanguka, ndasobanukira, avuga bya bintu burya ntabwo ari ibyanjye gusa, hari abandi bantu bashobora kuba bameze nkanjye. Murumva ko ubutumwa nubwo umuntu w'umukirisitu, ntabwo ari ubwo abantu b'abapagane, nubwo umuntu w'umukristo wakijijwe. Urumva afite n'inzu, afite n'imeza mu nzu, urumva ko ni umuntu w'umukristo kandi wagerageje kuba hari nk'imirimo myiza yaba yarakoze, yamuhesheje iyo nzu, yamuhesheje n'iyo meza iri mu nzu. Ariko ako kaduruvayo nyine ntabwo katumye mbasha kwakira umushyitsi w'Imena ngo tuganira, ambwira icyo cyari kimuzanye, ntimba saje kuntembereza dutemberane, niba hari ikindi aje kumbwira tuganire. Urumva yuko ntabwo namuhaye umwanya, nta cyicaro nari mufitiye, nagize isoni n'ikimwaro. Kandi ijambo ry'Imana riko ritubwira, riratubwira ngo bamwe bazakorwa n'isoni, ngo bazatinya guhinguka mu maso ye. Bazakorwa n'isoni, bazatinya guhinguka mu maso ye. Birababaje cyane. Imirimo dukora myiza ntabwo izaduhesha ubugingo, imirimo dukora myiza ntabwo izaduhesha ijuru. Imirimo dukora myiza mw'isi iduhesha umugisha tukiri mw'isi, no kuvugwa neza n'abantu nabyo burya ni byiza. Kandi n'Imana irabitureberamo, ikabiturindiramo, itegereje ko twihana. Ya mirimo myiza dukora, Imana irayikoresha, ikakurinda ukarwara, ikakurinda ugahura n'akaga n'amakuba, ikakurengera, itegereje ko hari igihe ushobora kuzihana. Mwene data, ndongera kubibutsa ko turi mu nyongezo, turi mu nyongezo, turi mu nyongezo kugira ngo twiyeze, ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azabaje gutwara abamwizeye. Nawe uzumva izina ryawe umwitabe, nanjye nzumva izina ryanjye mwitabe. Uriya mwanda ni ukuvuga ibyaha, uriya mwanda wari uri muri iriya nzu, uriya mwanda wari uri kuri iriya meza, ni ibyaha. Ibyaha byaba biri mu mutima wanjye, ibyaha se byaba biri mu mutima wawe. Ijambo ry'Imana ritujeho ngo twisuzume, wowe nanjye twisuzume, twebwe abagenzi bajya mu gihugu cyo mu ijuru, twiyeze. Ndumva ndi kuyoborwa kukubwira ngo wihana amagambo, kandi nanjye ndi kwibwira twihana amagambo. Mu magambo menshi ntihajya habura mu bicumuro, amagambo menshi y'uburyo bunyuranye, amagambo yo gutebya, amagambo yo gusetsa abantu ngo bamenye kuri umuntu uzi gusetsa abandi, amagambo yo gushyushya inkuru, amagambo yo gusebanya, amagambo y'uburyo bunyuranye. Ariko muri ayo magambo menshi harimo n'amagambo tuvuga bene data, ugasanga umuntu aguye mu cyaha runaka, runaka yakoze gutya, runaka yakoze gutya. Ayi Mana uturengere, ukoze ikara rya kumiro ku minwa yacu kugira ngo tujye tuvuga ibishimwa nawe. Ugasanga umuntu ni umukirisitu ariko niwe uri kugenda avuga mwene se ibyaha yagiye anyuramo. Ereguriya ni mwene so wagize ingorane, araswa n'abanzi, akomerekera ku rugamba. Wari ukwiye kumusengera, wari ukwiye kumwingingira Imana. Yaraguye ariko yabyuka. Burya nta kure kubaho Imana itagera. Wari ukwiye kumusengera, wari ukwiye se kumusanga nimba ubishoboye, ukamuganiriza, ukamubwira ko Yesu umwenda yawe umwishyuriye ku musaraba, nta cyaha kitababarirwa bene data. Ukabwira mwene so, ukamwongera imbaraga mu bugingo, ukamubera inkomezi yuko yakongera kuba yabyuka agasaba imbabazi akababarirwa, aho kugenda umuvuga hirya no hino. Ahubwo wowe musange, umuganirize. Niba utabishoboye musengere. Amasengesho ni intwari ikomeye cyane. Amasengesho
kwatura n'ibihome by'abadayimoni bigasenyuka, noneho wa wundi wari warafashwe ngoyi akabohoka, akaba yakongera akihana agakizwa. Nicyo ngicyo Imana igushakaho. Hari n'ikindi kandi, amagambo menshi arimbuje abakristo benshi cyane, arimbuje n'abapasiteri n'abavugabutumwa, abakozi b'Imana bagiye kurimbuzwa n'amagambo. Nkutumweho ngo nkubwire mukozi w'Imana, umuntu akagusanga akatura akakwihanaho, ukagenda uvuga ibyo yatuye. Biriya ni ibibembe bikomeye cyane we wikururiye. Abantu bagenda bavuga ibyaha abantu batuye. Dore Satani yarahagurutse yateje abantu kutazajya batura. Kubera iki? Kubera ko abantu baratura bamara kwihana bakagenda bavuga ibyo bagiye batura hirya no hino. Ni icyaha gikomeye cyane kigiye kurimbuza abakozi b'Imana. Niba umuntu yatuye ibyaha, ni yabyaturiye Imana yihannye. Kugenda uvuga ibyo umuntu yatuye ni icyaha kigiye kurimbuza abantu benshi cyane. Ni ibibembe kandi nta banyabibembe bazajya mu ijuru. Icyo cyo nkikubwiye gutyo, iyo ugiye uvuga ibyaha umuntu yatuye uba wikurura ibibembe, kandi nta banyabibembe bazaba mu gihugu cyo mu ijuru. Gira wihane rero, nimba byarigeze kugushyikira wihane hakiri kare. Utazagenda uvuga ngo ndi umukozi w'Imana, utazagenda uvuga ngo ngusengera abantu, ngo uri umukristo ujya mu ijuru, kandi nyamara urwaye ibibembe utari ubyiyiziho. Nibi bintu bijya bikubaho, ndakubwiye ngo wihane hakiri kare. Yesu Kristo uriya mushyitsi namugeranya nka Yesu Kristo, kubera ko nimba yadusuye akaba yangendereye akambwira ngo ninihane, akaba aramwara kugendera akakubwira ngo ni wihane, ashobora kuzaza noneho atakubwira kwihana, ahubwo akakubwira ati tugende. Mu nsengero muri ino minsi hasigaye harimo abantu benshi cyane barimo biyita abakristo, ariko batarigeze bihana ibyaha, batarigeze batura ibyaha. Kwatura ibyaha harimo imbaraga. Usanga banga kwatura kugira ngo batavuga ibyaha byabo, kuko harimo abantu b'Imana, abakozi b'Imana bamara kwaturirwa ibyaha bahise bakagenda babivuga. Ibyo rero bikatuma abantu bavuga bati ntabyo nzavuga, sinshobora kujya gushyirwa ku gasozi. Ni ikintu gikomeye kandi cyababaza umutima w'Uwiteka Imana yo mu ijuru. Ijambo ry'Imana muri Yakobo ibice 5 umurongo wa 16 haratubwira ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amena. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete, kandi ngo twaturirane ibyaha byacu. Nukuvuga rero twihana ibyaha tubyaturirane. Dufite ubwo burenganzira rero bwo kwaturana ibyaha byacu hagati yacu. Umukristo agasanga undi mwenese akamwaturira ibyaha, akihana agakizwa akamusengera. Kuko uwo mukristo wundi ni umukiranutsi, kandi Imana ntigisuzugura isengesho ry'umukiranutsi. Wowe mukiranutsi umuntu akaza akakwihanaho ukamusengera, abakirijwe rwose. Ntabwo ari ngombwa ngo umuntu ajye kwihana ku muntu runaka ufite titre runaka mu buyobozi bwo hejuru ngo niho agomba kujya kwaturira ibyaha. Oya, Imana yarabyoroheje cyane, yarabyoroheje. Iravuga ngo twaturirane ibyaha hagati yacu, ariko kwatura ibyaha ni ngombwa. Abantu rero buzuye mu nsengero batarigeze batura ibyaha, niyo mpamvu musanga harimo abapagane benshi. Umukozi w'Imana wigeze kwigisha ku bapagani bo mu rusengero, yari yabiboye n'Umwuka Wera. Harimo abapagani benshi cyane buzuye mu rusengero, kubera iki ngiki batakoze, ntabwo batangiye neza ngo batura ibyaha. Ni ngombwa rero ngo twatura ibyaha. Rero ijambo rikujeho wowe mukozi w'Imana, abantu bajya baturira, warangiza ukajya kuvuga ibyo batuye, urarwaye ibibembe. Imana ikugirire neza, irakugendereye wihanukizwe. Muri Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 9 haravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo uwitangaza. Imana itugirire neza bene data, twahamagariwe kugira ngo twamamaze ishimwe yiyaduhamagariye. Ntabwo twahamagariwe kujya tuvuga amagambo ashayisha, ntabwo twahamagariwe kuvuga amagambo yo kwishyira hejuru. Abiza amashuri niyo barata, aho bicaye mu bandi na amashuri bavuga niyo barata, abafite ubukire nibyo barata, abafite bene wabo bakomeye nibo barata, imiryango yabo ikomeye. Ni ukwishyira hejuru. Twadutandukanye n'abapagane, kuko n'abapagane nibyo bakora. Mu kanwa kwabo ni ukwishyira hejuru, mu kanwa
kwabo ni ukwiyemera gusa, ni ukuvuga ngo bumve ko bazi gusetsa abantu, amagambo yo gusetsa abantu, nuko nyine niko bameze, niko bateye. Ntaho twaba dutandukaniye nabo rero, kandi tugomba gutandukana nabo. Twebwe tugomba kuvuga ishimwe ryaduhamagaye, tugomba kwirata ko tuzi Imana, tugomba kuba aricyo kiba mu kanwa kacu. Haleluya. Imana igushoboze nanjye mbashishe mwene data. Twe kuba amagambo menshi nabura nk'ibicumuro. Twirinde. Imana ni urukundo, yarakurinze nanjye irandinda. Ntabwo yemeye ko dupfira mu byaha ngo turimbuke. Yatwongereho inyongezo kugira ngo twihane. Twumve imiburo rero, twihane dukizwe, tuzabona ubugingo. Iyo meza nababwiye ko ibintu byari biteretseho, byari byateretsweho igihe kirekire, bimazeho igihe kinini. Bivuga ngo ibyo byaha bimaze igihe kinini, abantu babigize akamenyero, numva ntacyo ntibibatwaye rwose. Hari abantu b'abakirisitu bafashe umwuga w'ubucuruzi. Ndababwira bene data uko numva nayobowe kubabwira. Aba bakirisitu bafashe umwuga w'ubucuruzi, ariko biyemeza kutazajya batanga imisoro y'igihugu babamo, uko icyo gihugu kigisoresha abaturage bacyo. Muraburiwe, murabwiwe, yemwe bacuruzi, bakiristo b'abacuruzi, nimutanga imisoro uko igihugu cyababwiye kujya mutanga imisoro. Niba aho uri hose, hari abantu mu bihugu byo hanze nk'ahangaha muri iki gihugu mbamo, hari abantu ujya kuguraho bakakubwira ngo bishyure na kashe, bishyura amafaranga mu ntoki. Wajya kwishyura n'ikarita bakanga, bakakubwira ngo genda uzane kashe, genda uzane amafaranga mu ntoki, ngo kugira ngo imisoro itaziyongera. Niba uri umukristo ukaba ushaka kujya mu ijuru, wisubizayo umuntu azanye ikarita, mureka kwishyure nk'ikarita. Imisoro yishyure uko ugomba kuyishyura. Niba azanye amafaranga mu ntoki, ntabwo wamusubizaho ngo genda uzane ikarita. Ariko kuki musubiza abantu baje kubishyura n'amakarita? Nimwishyure imisoro, nimunyurwe n'iby'Imana yabahaye, kandi mukiranuke, muzabona ubugingo bw'iteka ryose. Icyo ni kijyanye no kwishyura imisoro. Niba uba muri Afurika, ukaba uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ukaba mu gihugu cy'u Burundi, aho uri hose ku isi yose, ukaba uri umukristo wariyemeje gukora umwuga w'ubucuruzi, tanga imisoro. Ibya leta ni mubihe leta, mukiranuke, Imana irabagirira neza. Amen, amena. Ikintu cyitwa kubeshya, ndababwira bene data, Imana yatugendereye ngo twezwe, Imana yatugendereye ngo twitunganye. Mwongere mwibuke, twongere twibutse ko Yesu azagaruka kudutwara, akatuvana muri iyi si, akatuvana muri aka kaga, tukazabana bona witeka ryose. Siko duhora turirimba ngo aheza ni mu ijuru, aheza ni mu ijuru, ngo tuzabana na Yesu akaramata. None se Yesu nimba aje uyu munsi, nimba yejo azaza ejo, nimba Yesu ari hafi, iyi ni iyindi mburo duhawe yo kutubwira ngo twitegure, tube maso. Yesu ari hafi kuza gusarura abantu be. Yesu ari hafi kuza gusarura abantu be, kandi buri muntu ni ku giti cye. Ntabwo tugomba kuvuga ngo umuntu azasarurirwa rimwe n'undi. Oya da, igihe kiraje kandi kiri kudusatira cyane. Umuntu wese ku giti cye, umuntu wese mu ruhande rwe yiyeze. Hari abantu babaye mu cyaha cyo kubeshya. Iyi meza yariteretseho utuntu, ariko muri utwo tuntu twari duteretse ku meza hariho hateretseho n'utuntu turimo indabyo. Utuntu tugiye turimo indabyo, bivuga ngo ni ibintu byiza, ni ikintu wakunze. Urabona washyize indabyo mu kantu ugatereka ku meza, uragakunze, ni ukuvuga ngo ni ikintu cyiza. Ariko utwo tuntu wakunze cyane, icyo kibeshyo wakunze ukagisigiriza, ukaba ukimazemo iminsi. Niko nasobanukiwe ko ari ikintu wahaye agaciro, kandi kitari gikwiye guhabwa agaciro. Kuko nimba byari byiza, zari indabyo nziza ziteretse ku meza, umushyitsi akaba yaraje, wari ukwiye kuzirekeraho nyine, byari ibintu byiza bisa neza. Ariko umushyitsi yaje, ngewe nkorwa n'isoni ntangira kubivanaho. Nawe rero bishobora kuba ariko byakugendekera. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo nawe mbikubwire. Ibyo bibeshyo, icyo kinyoma wubakiyeho, kivaneho, wihanukizwe. Hanukizwe. Imana nta kwihishwa, Imana ibona hose. Abantu birirwa babeshya Imana ngo batanga icya 10, ari ntacyo batanga. Kubera iki? Icya 10 aragifata akagifashisha umukene. Amafaranga cyangwa se ibyo wabona byose watanga nk'amaturo, ari amaturo twita amaturo y'umutima ukunze, ukayafata
ukayafashisha abakene. Ntabwo ari byo uko ni ugutirikinga Imana, uko ni ukubeshya Imana, ariko ni wowe urimo wibeshya. Imbere y'izina ryawe byanditse yuko nta cyacu mutanga. Icyacumi kigomba kujya mu rusengero, icyacumi kigomba kujya mu nzu y'Imana, amaturo agomba kujya mu nzu y'Imana. Ariko abantu bakavuga ngo uriya mupasiteri yarigishije aramfasha none niwe nzajya nk'icyacumi. Urimo uribeshya. Ni ukuvuga ngo kuri ya meza nk'uko nari maze kubibabwira hari hateretseho indabyo, ariko izo ndabyo nazo nazikuranyeho n'umwanda, ntacyo byari zimaze. Ni ukuvuga ngo ibyiza bivanze n'ibibi, ibibi biraza bigapfuka bya byiza, ntacyo biba bimaze. Rero gutanga amaturo ni byiza, gutanga icyacumi ni byiza, gufasha abakene ni byiza, ariko ubikore uko Imana yagennye kujya bikorwa. Icyacumi kijyane mu rusengero, amaturo yajyane mu rusengero. Noneho mu gufasha abakene, fata kuri bya bindi wagombaga kwinezezamo, ugira icyo wigomwa, ufashe abakene, kuko ingorano zo gufasha abakene nazo tuzazihemberwa ukwazo. Ingorano z'icyacumi nazo ziri ukwazo, ingorano z'amaturo asanzwe nazo ziri ukwazo. Bene data, dusobanukirwe tuve mu bujiji. Imana iratugendereye. Wabikoze igihe kirekire cyane ukagira ngo hari ntacyo bivuze, ariko birakivuze imbere y'Imana, biragitwaye. Nubwo wari umaze igihe kinini cyane urimo ubikora, ariko Imana irakugendereye ngo wihane. Ni ukuvuga ngo bya bindi byiza ukora ariko ukabikora nabi, ntubikore muri gahunda y'Imana, ntabwo biba kibaye ibyiza ukundi. Urumva kuri iyo meza hari hateretseho indabyo, ariko umushyitsi yaje, byari byiza, nari mfite indabyo kandi ziteretse ku meza, byari kuba ari ibintu byiza, ariko ntise nkuraho n'umwanda wose. Nateruha ahubwo nkabona munsi harimo umwanda, nateruha akantu karimo indabyo nkabona munsi hariho umwanda. Umwanda se si ibyaha? Bene data, twumvikane. Imana irakugendereye wowe nanjye kugira ngo twihane. Ijambo ry'Imana ntirihinduka, uko ryari riri cya gihe mu batubanjirije na n'uyu munsi niko rimeze, niko rizahora iteka ryose. Ijambo ry'Imana, muzane icyacumi n'amaturo mu nzu y'Uwiteka, ngo he kujya haburamwe ibyo kurya. Nimba wabikoraga kandi ukabikora nabi, hindukira wihane. Imana iguha umugisha, nanjye Imana impa umugisha. Dusenga Imana. Mana Data, haleluya, ndagushimye kuri Imana nziza, Imana ikiranuka, Imana y'urukundo. Ntushaka ko hari n'umwe urimbuka, ahubwo ushaka ko twese tubona ubugingo. Ndagushimye ko tuganirije, ndagushimye ko ngiye kuduhugura Mana. Ndakwinginze kugira ngo umwuka wawe wera, umwigisha mukuru, agenda asanga umutima wawe uri wese umwe. Mana, ntago nashobora kubivuga uko bikwiriye, ariko umwuka wera, umwigisha wacu mukuru, yigishe buri wese umwe, aturondora tumenye, amenyeshe buri wese icyakwiye kwihana, amenyeshe buri wese icyakwiye gutunga. Urakoze kutugendereye, byose ndabigushimiye mwuka wera. Urakoze, byose mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen.